ISheja na YAMBII podcast ni podcast nziza izagufasha muri buri kimwe, yaba mu buzima bwawe ndetse no mu iterambere ryawe rya buri munsi. Nge wumva nitwa YAMBII Fabrice mu kiganiro ISheja na YAMBII podcast. Sindi njyenyine, ndi kumwe na Miss ISheja. Yes, ndi kumwe na Miss ISheja mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bikomeye cyane, ibintu bigusenyera ejo hazaza hawe. Tugiye kuganira kuri bya bintu bigusenyera ejo hazaza hawe. Wari umuntu ufite icyerekezo, wari umuntu rubanda twizeye, wari umuntu abantu babona nk'umuntu w'icyitegererezo, ariko ejo ugasanga nuri wa muntu bahoze bifuza ko bazabona, nuri wa muntu bahoze batekereza ko uzaba we. Uyu munsi nicyo kintu tugiye kuganiraho.